umunsi mwiza, twizere ko mumeze neza, ibintu ni amahoro gatanuka kandi guys, ni kuri ya YouTube channel yanyu yacyari Guta TV. Nkuko twabisezeranye tukabibemerera, tugiye kubereka how ano mafoto akorwa na artificial intelligence akorwamo. Ni mu buryo bugiye butandukanye, n'udufoto turi kugenda dukundwa, n'udufoto turi gukurura abantu benshi cyane. Bamwe baribaza ati se aya mafoto akorwa gute, amafoto asaba abantu babaho se bigenda bite, ko mbona harimo ubuhanga budasanzwe. Hoya nta buhanga budasanzwe burimo, just kuba wageze hano kuri Guta TV nawe wabasha kuyagenera ku giti cyawe, wabasha kuyikorera uko ubishaka bitewe n'ifoto ushaka, wabasha nawe kukikorera. Uyu munsi twahereye kuba mikoro make cyangwa kuba ubushobozi bworoheje cyangwa kubyihuse. Ibyo mvuze byihuse ba mikoro ushobora kutabikurura neza, gusa nyine ndashaka kuvuga ko ntabwo tuhita duhera ku bakoresha ordinateur cyangwa imashini, turahera kuri telefone. Na telefone yawe yabikora, kandi akenshi bikiza twabwirwaga ko bikorwa n'ama telefone yo mu bwoko bwa iPhone. Gusa nyine nugira ikibazo na telefone wawe ufite yabikora, yaba ari Tecno, yaba ari Samsung, yaba ari Itel ndetse n'izindi zose. Nk'ubu ngubu ngiye murabona ko ndi gukoresha Sony XZ1 niyo ndi gukoresha kugira ngo mbereke bimwe by'ingenzi cyangwa byibanze uburyo wajenera ari amafoto. So tudatinze cyane, reka dutangire. Ntabwo bisaba ko ugura ama app agiye atandukanye, ahubwo bisaba gukoresha browser, ukaba ufite internet cyangwa ukaba waguze pack ya internet, ukaba uri access kuri internet. So ufungura Chrome yawe, murabona ko iyanjye nyifunguye, and then hejuru muri Chrome mubona ahantu handitse ngo search or type. Urumva ahangaha uraza ukandikamo icyo bita night cafe. Ningi biriho ututuntu niyo bita night coffee cyangwa night cafe creator. Turahakirika and then batwinjizemo. Urabona ko namaze kujya muri night cafe. Reka nkure muri desktop mode, I think kariho biri ego. Ujye ukoresha mobile mode yego. Urabona ko namaze kugeramo, kugira ngo tuze kubereka how to create an account muri night cafe. Creating account ari ubwa mbere bigenda biti, tubikora gute, babigenza bate? Urabona ko ubu ni ubuhanga bushyashya bwaje, bitakiri ngombwa ko ugorwa no kubona ifoto. Reka duklik hano kuri log in to night cafe, and then urabona ko hano batubwiye ati bazaguha izi eshatu. Hano hejuru hari continue with the Google. Urabona kuri Google ngiye mfite account yanjye ngiyo hejuru. Hano hasi hari kubwira uti connect with Facebook cyangwa connect with password. Beta ko wakoresha connect with Google, kuko iyo Chrome yawe wamaze kurogingamo in account yawe niyo uzaklika. Then numara gukika kuri account yawe wa loginzemo in, bazahita bakujyana muri night cafe. Niko uzaba umaze kwiconnecta, and then nuza umaze kwiconnecta. Iyo bimaze kwiconnecta wisanga hanga muri my creation, kuko nge nsanzwe mfitemo account creation zanjye. Urabona ko ari nyinshi zigiye zitandukanye. Izi nizo nabashije kugenda generating gake gake nitonze, and then nawe numara kugeramo hano uzahita uzamanuka hasi kandi hano handitse create. So nujya hano kuri create,
mu gihe wageze hano muri create bazakubwira uti ngo urabona ko bari kumwe ngo not enough credit, bisaba kwishyura total cost credit, ibintu nk'ibyo nyine bijyanye no kwishyura gusa. Ariko inkuru nziza ntago uzahita wishyura, ahubwo hano hari ahantu handitse ngo buy credit, murahabona. Hari n'ahantu handitse ngo switch to free generation create, ukanda handitse ngo switch to free generation. Urabona ko ariho nkanze barambwiye ngo switch to free generation mode, dream shaper v8 one image thumbs resolution short load time. Urabibona ko banjyanye muri free. Iyo ugeze hano muri free ujya hano hejuru, hano handitse ngo text prompt, then ukajya hano muri type something. Muri type something wandikamo ifoto ushaka kugenera. Urugero reka nandikamo a woman with his husband and her family, then tuza hano kuri create free. Tugeze akanya gatoya, ubona ko bamaye zigiye zitandukanye. So ikindi tuvuye kuri create, tujye hano kuri desktop mode, twongeye tugenere create. Ubona mu kanya bamaye ibyo nabasabye, bari kumpa izo nabashe kugenera before yuko nkora aka video. Ariko reka dutegereze turebe. Yes, barambwira uti you are out of credit. So twongeye tugerageze kuri free, ko ntabwo twita twishyura. Hano twandike a woman with his husband and her family, then tugenere turebe ko batwemerera. Okay, urabona ko tugenere bakaba baduhaye imeze gutya. Urabona ko idasobanutse, urabona ko iri no kugaragarira kure cyane. Reka twongeye tugenere indi, cyangwa twandikemo a woman with his husband in the forest, in a forest, then to create. Yes, that's good. Urabona ko barakaduhaye. Iyo baduhaye iri mu ishyamba. Ushaka kudownloading ifoto, urabona hano hari akantu ka download, akangaka ugakandeho. Urabona ko hano hejuru akubwiye ngo file download, then ukore open. Uzayisanga hehe? Muri mu mafoto ufite muri telefone, azajya kuri file manager ya telefone yawe. Reka tugenere indi foto, andike ngo a beautiful turi with a beautiful crowd. Yes. Okay, reka tuyigenere turebe result bagiye kuduha. Yes, awizome. Urabona ko batugeneratingiye iyi ngiyi. Reka twandikamo a beautiful girl, a beautiful girl and handsome boy, handsome boy.
then create. Yes, urabona ko hanga baduhaye itageneratinze neza, kadukoreshe in the village. A crowd in the village at noon. Yes, urabona ahangaha bivuze ati twe tuvuze iti imbaga y'abantu mu giturage ku masaha y'igicamunsi. Murabona ko batugeneratingiye ifoto ngiyi ikozwe na IE, then downloading. You downloading urabona ko ihitiza mu telefone yawe ngiyi. Crowd people or a crowd in the village at noon. Tushaka kugenera ifoto nka twandika uti a family in the house where they are taking a breakfast. Tukayikreatinga. Murabona ko baduhaye ifoto nziza cyane. Urabona ko umuryango hano bari gufata amafunguro. Ushobora no kugenera couple cyangwa couple. Kandika ati a couple in romantic moments. So impamvu muri gukora dukoresha icyongereza, AI ikorana n'icyongereza gusa. Urabona ko baduhaye moment time. Urabona ko couple zimeze neza hariya. Ushobora kuvuga uti a boy kissing a girl, cyangwa ukandika the boy, dukoresha the boy is kissing with his girlfriend. The boy is kissing with his girlfriend. Tukayigenera. Ubona ko twigeneye. Urabona ngaha a boy is kissing with his husband or girlfriend, sorry. Reka tunakoreshe mwagiye mubona amafoto akenshi hagiye hagaragara amafoto y'abana batoya bagiye batandukanye. Bana tushobora kwandika the monkey in training. Arayanze iyi ngiyi nshobora ko ari icyongereza gike cyanjye. Okay, reka turebe. Reka dukoreshe a black woman is running over her kid.
uva Hassan, reka dukoreshe Hassan twigenere turebe. Aho murambeshye, aho baratubeshye pe. Icyongereza cyanjye gishobora kuba kibaye igiki. A black woman is crying on the bed. Kadukoresha on the floor kuko ari byo baduhaye. Okay, urabona ko ahangaha bayiduhaye. Ubu ngubu dushatse twakoresha white, kadukoreshe white woman, turebe uwo baduha. Turebe white woman. Is crying on. Kadukoreshe not for on the bed. Not really bed bagiye kuduha. Yes, white woman. Though this someone is white woman, niwe baduhaye. Nako ushobora kuka downloadinga. So bitewe n'ifoto ushaka, description y'ifoto ushaka, wowe uyisobanura uko uyikeneye, uko uyishaka niko bayiguha. Bona twakoresheje ibyibanze, nawe ushobora kugenera ifoto ushaka. Ushaka kuvuga uti ndashaka ifoto y'ahantu, nyine utanga details. Hano urabona ko bakubwira uti describe what you want the AI to create. Haba bakubwira uti sobanura muri detail. Ushaka kuvuga uti umwana wambaye inkweto ifunze, yambaye ipantaro y'umuhondo, afite imisatsi, you create. Ahangaha icyo AI igufasha, ibitekerezo ufite byo irabikurura ikabigukorera. So ndajya mbashimire gusa nyine aka kantu niba wabonye ari keza, sangiza inshuti zawe. Nta mpamvu, basangize bose, baze tubane hano. Tujye kuzajya tubageza ibintu by'ikoranabuhanga byinshi bigiye bitandukanye. Tuzajya tubategurira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye byiza. Hano ni kuri YouTube channel yanyu, kandi I hope ko muzanyurwa kandi muzahungukira byinshi bizagenda bibafasha mu buzima bugiye butandukanye. Utu dufoto ushobora kudukoresha uri gukora nk'ama video, kuko nanjye mu ma video nzajya nkoresha amafoto hano kujyana n'ibindi bintu by'ama copyright. Ushobora gukoresha copy z'abandi, ugasanga batangiye kukurega ngo copyright, ugasanga no kumonatiza baguhembye makeya. Ariko AI iyo kuko aba ari wowe, ibitekerezo ari ibyawe, AI nta copyright igira, keretse nyine wo copy iby'undi yashyizeho. Ariko iyo wabyicreatingiye hano, ibitekerezo ari ibyawe, don't worry, bizajya bigufasha no kubona amafaranga menshi cyane. Nk'abakoresha YouTube, mwebwe n'abamara gute? Nk'abakoresha YouTube, iyi ngiyi ni resolution y'ifoto nziza cyane, kuko mu minsi iri imbere ndi gutegura no kubereka ukuntu wagenera amavideo, amashusho, uburyo wakora amafoto. Utwe turi kureba uburyo wakora amafoto. Noneho ejo bundi mu cyumweru gitaha, cyangwa uko nzashobozwa, nzabaha uko wakora n'amavideo ya AI. Nawe ukandika script yawe, kuvuga uti umukobwa arabyuka akambara, then AI igahita ibigenera neza. Mwabonye ko ikorana n'abantu bazi icyongereza neza. Niba utanazi icyongereza, don't worry, ngufite inkuru nziza. Hari translator kuri Google, wazajya ubyandika mu kinyarwanda uko ubishaka, then ugenda ukoresha translator izajya ibiguhindura mu cyongereza. Noneho nimara kubigundura mu cyongereza,
uzajya utuza hano kuri description, then describe uzajya pastingamo hano, sibyo? Uzajya pastingamo hano. Nk'ubu katurere twantsemo nka bedroom, cyangwa bayiduha bedroom, ubona ko bariduhaye. Nk'ubu ushobora kuyidesigninga with light, with red light, red light and white blue color. Ndayicanze ariko ahangaha sinzi niba irayijenera. Urabona ko irayijenere. Urabona ko waduhaye bedroom. What is a beautiful bedroom. Urabona ko bimeze neza guys, ndabashimiye cyane. Kanda subscribe hasi tujye tubana. Ejo ubundi nzabireka ukuntu wayijenera ku mashini ho biba byisumbuyeho, na website tuzakoresha hano mwabonye ko twakoresha night cafe you create. Thank you, ndabashimiye cyane, muri abagaciro. Wowe sangiza inshuti zawe wibyihererana. Ikoranabuhanga niryo rifasha isi, kandi umuntu ushaka gutera imbere udafite ikoranabuhanga naho uzagera. Ndabikubwiye, iki ni icyegeranyo ndi kubategurira kijyanye n'ikoranabuhanga n'uburyo wakinjiza amafaranga. I hope ko bizababera byiza. Ndabashimiye. Thank you guys.